byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbu. Twagaso gacu niye twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari y'inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyananza ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni mbere yuko tujya mu cyumweru cyari icyo cyunamo cyo kwibuka abaje jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo ni murabizi ko byabaye 94 nyine jenoside yakorewe abatutsi. Rero umunsi warangiye tudakoze inkuru y'uwitwa Kasukwami Pangu ndetse na The Ben na Bruce Melody. Nagiye mbona ako ka video kagenda nyine gasirikira ku mbuga nkoranyambaga, ndavuga ati tugiye mu cyunamo, reka nzakavuge icyunamo kirangiye. Rero uwitwa Kasukwami Pangu ubwo yari yicaye mu kiganiro ubwo kuri Kasuku Media TV, nibwo yaje kuganira ku witwa Bruce Melody ndetse na The Ben. So rero uwitwa Kasukwami Pangu avuga yuko witwa The Ben hari icyo amugomba, ariko bitavuze yuko wenda ntacyo yamukoreye, ariko nyine kubera ko wenda ngo hari ibintu yamukoreye, hari icyo amugomba nyine tu, ariko nta kintu amwishyuza. Nyine ndumva iyo sanse murimo murayumva, nyine kwa kundi umuntu abona ashaka kumukorera ibintu nta giciro mwumvikanye, ariko hakaba hari ikintu umugomba, ariko atari ibintu nyine mwigize guhiga wenda tuvuge ngo nta kazi mwakoze ku buryo uzamwishyura, ariko avuga ati rero no muntu yarankoreye hari icyo umugomba. Rero witwa Kasukwami Pangu nibwo yari yicaye mu kiganiro avuga kuri The Ben, avuga yuko hari icyo umugomba, anabwira abantu ati mugende mumubaze nawe ubwiwe arabizi. Nagiye rero mbona ku kavideo kagenda gasirikira ku mbuga nkoranyambaga. Kasuku ni nabwo yaje kuvuga kuri Bruce Melody, avuga yuko Bruce Melody yanamwakiriye niwe bagasangira, ariko witwa The Ben akaba nyine atarabikora, ari abantu bahurira muri public, ari abantu nyine bahurira gutya. Ariko witwa Kasuku aza kuvuga ati ntabwo ndi kwihoma kugira ngo abantu wenda bataza kubifata muri sanse runaka, ntago ndi kwihoma. Ni nabwo yahise anakeza umukire Coach Gael, avuga yuko Coach Gael anamurutira papa kubera yuko niwe muntu ngo amwitoraguriye, arangije aramurera amuhereza amafaranga papa we atigeze amuha, cyangwa papa we atamuha. Rero witwa Kasuku rero nagiye mbona ku kantu nyine gasirikira ku mbuga nkoranyambaga atandukanya Bruce Melody ndetse na The Ben, avuga yuko icyo batandukaniyeho ni iki ngiki. Rero ngiye kubumvisha mu majwi ya Mipango avuga kuri The Ben ndetse avuga no kuri Bruce Melody, katubyumve muri buno buryo. Ni abashuti banjye mu buzima bwa buri munsi, tukabana kivandimwe, tukabana nk'ababrada, ariko kwa Melody ho ndahazi rwose umuvandimwe, yagiye ambera modern umuvandimwe, ni mamo ya Mungu. Kwa Melody ho ndahazi, yaranyakiriye rwose mu rugo, ariko uwo wundi we menye ngiye ntazi gukina bya PlayStation, niyo mpamvu atantumira ngo nzaze, kandi sinagahato reka buryo umuntu kutagutumiriwe, hari n'igihe abatinya ko waza ukangiza abana bo mu rugo. Umuntu bita The Ben ni umuntu ngomba byinshi, angomba byinshi, gusa sindimo nishyuza, hadena ndimo, ibyo tubyumvikaneho, ariko ngomba byinshi nawe arabizi, mumubajisha azabibabwira ati umuntu bita Kasuku mugomba byinshi. Uko ni ukuri mbabwiye, ngano no muzamwegere mumubaze muti umuntu bita Kasuku bimeze bite, azababwira mu gikari. Nizere ko mwabyumvishe. Uwo nguwo ni Kasukwami Pangu avuga kuri The Ben cyana na Bruce Melody, avuga yuko uwitwa The Ben hari ikintu amugomba. Rero nagiye mbona abantu mu comment bagenda abantu bagenda bibasira Kasuku, bavuga yuko arimo arigura cyangwa arimo arategeka kuri The Ben, avuga yuko hari icyo amugomba kandi nta kazi yigize amukora cyangwa mugira ikintu amufashe, kavuga yuko nyine ari bya bindi
ibyo kwihoma. Rero uwitwa Wamipangu ni nabwo mu kiganiro yavuze yuko atari kwihoma ngo ariko ngo uwitwa The Ben arabizi neza ko hari icyo agomba Wamipangu. Rero ku mbuga nkoranyambaga rero bumva nyine ko biba byagiye bikomera cyane ku buryo n'umuntu asigaye yishyuza nta n'ideni umuntu arimo. Rero nibwo nagiye mbona abantu bavuga yuko Gasuku noneho yageze muri Mongolia ngo ibiceri birabura, ngo none yatangiye kwataka The Ben kugira ngo amushyirire kuri momo nyine amuterekereho akantu. So rero nagiye mbona mu makomenti nagiye nsoma, nagiye mbona yuko abantu bavuga yuko Gasuku arimo arigura. Rero ni nako ku ruhande yavuze yuko uwitwa Bruce Melody ari umuhanzi mwiza wanamwakiriye iwe mu rugo bakicara bakaganira bagasangira, bigaragaza ko nyine bafitanye umwuka mwiza banabanye, atari ukuvuga nyine ngo ni bya bindi bya social media ngo kira ngo fata amafaranga ngo promoting muri buno buryo cyangwa nyine ubundi. Rero ni nabwo uwitwa Kasuku yavuze yuko indirimbo ya Bruce Melody ndetse na The Ben kubera ko ari abahanzi banini cyane ntago bigombera kuvuga ngo wishyuye umuntu kugira ngo agupromotinge, kubera ko ibintu byabo ni binini cyane, indirimbo zabo ni nini cyane kandi nabo ni banini cyane, ibintu byabo birijyana ntago ari ukuvuga ngo fata ngo nkorera iki ngiki. Rero uwo ni uwitwa Kasuku rero ubwo yakoze ikiganiro rwose yishyuza The Ben, ariko anashyiramo yuko avuga yuko nyine nta kintu yamukuriye, ariko uwitwa The Ben nyine ngo hari icyo amugomba, ntawamenya kuko nagiye mbona abantu benshi batera amabuye Kasuku ngo ari kwataka The Ben, ariko mu buryo Kasuku yabisobanuye ubona yuko ntabyo kwataka kurimo, ahubwo wenda hagati yabo hari ikintu baziranyeho. Twe tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi turi kumwe. Ciao ciao.